Yes, nyuma y'igihe kinini cyane ikipe ya Rayon Sports itabasha kubona igitego aka kanya irangije umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, umukino wa mbere ubanza n'ikipe ya Gorilla. Amakipe yombanganyije igitego kimwe kuri kimwe, igitego cyatsinzwe na Kanamugire Roger ku ruhande rwa Gorilla ku munota wa 9, hanyuma kiza kwishyurwa na Ndayishimiye Richard David ku munota wa 45 n'inyongera. Ibitego byombi byabonetse ku mpande zombi nibyo birangije uno mukino. Hanyuma no mukino wagaragayemo amahane menshi, wagaragayemo gutongana, kurwana, gukubitana ibipfunsi n'ibintu byinshi. Wabonaga ko hari umukino amakipe yombi yari yiteguye kandi yakaniye mu by'ukuri, ku ruhande rwa Rayon Sports ndetse no ku ruhande rwa Bwoni Kirasare, ku ruhande rwa Gorilla Football Club, ku ruhande rwa Murenzi Abdara kuri Rayon, hanyuma uruhande rwa Haji Mudaheranwa Yusufu ku ruhande rwa Gorilla Football Club. Uyu ni umukino abareba batashye bavuga ko bibwe mu by'ukuri. Hari action yabaye mu gice cya mbere, abafana bavuga ko yakagombye ko yatanzwemo ikarita y'umutuku kuri Gorilla Football Club, ariko uwitwa Remy Victor wari umusifuzi kuri uno mukino aza kubyirengagiza, abyima amaso, arababwira ati nababonye habe ikarita habe nikosa, ariko uwo ni umukino nyine urangiye gutyo. Hanyuma abareba kibaza bati ese ni rezilita nziza zaza dufasha muri match yo kwishyura, ngira ngo kuri match yari yakiriwe na Gorilla bisobane ko igitego cyo hanze mu gihe kikibarwa, ubwo Rayon Sports yaba iri muri avantage. Impamvu ngubira ko ari avantage nuko uwo mukino wo kwishyura uramutse urangiye ari ubusa ku busa, ikipe ya Rayon Sports yakomeza nta zindi mpaka mu gihe cyose batanganya ibindi bintu bijyanye n'ibitego. Ese match yagaragaye gute cyangwa se yabonetse gute? Gusa n'umutoza hari ingingo Francis urakoze impinduka nyinshi, ngira ngo ni bimwe mu byo yagiye avuga ati ese ndabigenza gute, ndabikora gute. Hari ingingo Francis yafashe bamwe mu bakenyi b'inkingi za mwamba abashyira nka Faustin Kawe yamushyize hejuru muri stade yari yicaye mu bafana, hanyuma umukinnyi nka Foringanya ari ku ntebe, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo Yannick Bangala Litombo bari ku ntebe y'abasimbura. Niko batangiye mu izamu rya Rayon Sports, reka bareho mera mu izamu rya Rayon Sports harimo Kwizera Olivier Gishweka nimero 1 mu mugongo, hanyuma mu team wa defense harimo Ramazan Chimanga Chirembi nimero 22 mu mugongo, ari kumwe na team captain nimero 29 Yusu Dianye International Senegal. Uruhande rumwe rwacagaho Elia Ganijuru nimero 16 mu mugongo, hanyuma urundi ruhande rucaho Obedi w'umukiza nimero 2 mu mugongo. Hanyuma hagati mu kibuga umutoza hari ingingo Francis yari yahisemo kuhashyira Richard Ndayishimiye, ashyira Tambwe Gulwal, anazana Abedi Bigirimana. Ubwo Richard nimero 6, Tambwe 26, Abedi Bigirimana nimero 10. Abo nibo yizeye abashyira hagati mu kibuga, aravuga ati Richard mfasha gukasa ibintu byari kawu umbeshya beshya, yarangiza akigira mu kabari ngo bakagenda ngo bakaka ngo zabyeri ngo zifite amapine ngo zifite ngo byeri zifite amapine. Abangaba bashyira muri stade. Uruhande rumwe rwacagaho Mugisha Didier Taichi nimero 9, urundi ruhande rucaho Yves Habimana nimero 11 yatakisha Asumani Ndikumana wari amaze kugaruka muri squad ya Rayon Sports. Hanyuma ku ntebe y'abasimbura yari afite Patrick wa muzamu, Patrick yari afite Emmanuel Kabange, yari afite Iradukunda Pascal, yari afite Cindy Paul Jesus, yari afite Emery Bayisenge, yari afite Fabrice Nshimiyimana, yari afite Bangala Litombo, yari afite Fisto ndetse na Foringanye. Abo ngabo nibo bari bicaye ku ntebe y'abasimbura. Match itangira ku isaha y'isa 12 zuzuye neza. Hanyuma ku munota wa 9 tutiriwe tujya kure cyane, ku munota wa 9 nibwo witwa Kanamugire Roger kuri kufura bare bateye neza cyane, umukinnyi wa Gorilla awugarura inyuma muri surface, hanyuma usanga abakinnyi ba Gorilla batatu bahagaze bonyine. Kanamugire Roger ashyiraho umutwe, igitego kiba kiranyoye, abariyo baribaza bati gute none noneho Gorilla itangiye kudukora ibiki. Igice cya mbere rero cyaranzwemo n'izo mvururu zose nagendaga nkubwira, harimo abateje imvururu zikomeye, witwa Asumani Ndikumana waje gupapura umukinnyi wa Gorilla umupira, hanyuma umukinnyi wa Gorilla mu guhungabana amufata amaguru, aravuga ati naho wajya, kandi yari umudefenseur wa nyuma. Abareye baravuga bati iyi karita y'umutuku, iyi ko yari karita y'umutuku ibuzite koko.
ibuzite bigenze bite, bimeze bite ko witwa Remy Victor ari kutureba mu maso. Biza kurangira nyine ubwo atayitanze, ariko Rayon Sport iza kubona kufura nziza, hanyuma witwa Ndayishimiye Richard David akaragamo inziramugozi cyane. Nyuma y'igihe kinini y'imikino irenga 5 Rayon Sport inganya ubusa ku busa itabasha kubona igitego, ije kukibona gifunguwe no witwa Ndayishimiye Richard David. Nekereza ko ari intangiriro nziza zo kongera kubona amazamu nubwo byari bigoye. Ino ni match bari bakaniye cyane mu buryo buhambaye. Haji murabyibuka ko amazi iminsi ari kuvuga ko nawe ngo ashaka gusohoka, ngo ashaka kugera kuri finali, ngo akaba yatsinda ngo agasohoka, kandi ngo agomba kwihesha icyubahiro ngo akuyemo Rayon. Ibyo byose ni byabaye. Hanyuma ubwo urumva Gorilla yari irimo abagabo bavuye muri Rayon nka Kanamugire Roger wahavuye yirukanwe, harimo abitwa ba Musengo Tansere, abo bose n'abafite inzika Rayon, harimo Kirasa Ale nawe wari watekerejwe kuzanwa muri Rayon, ariko bikaza kurangira umuyobozi wa Rayon Sport avuze ati hoya ntabwo uri kuri level yo kuza gutoza Rayon, turashaka undi mutoza. Abo bose nabari bafite inzika Rayon. Urumva ko ari umukino warukaniwe mu buryo budasanzwe, ari umukino warukaniwe mu buryo budasanzwe cyane. Hanyuma muri kino mu gice cya kabiri uwitwa Akayezu Bosco, Kayezu Jean Bosco muramuzi, umwe mu defenseurs bagira amahane cyane mu mukino uri très aggressive cyane. Ngira ngo kubakurikirana imikino yo mu Rwanda muramuzi guhera na kera kiri no muri za AS Kigali n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu mugabo yaje kugira gutya rwose, yaje kugira gutya aterana mu mitwe n'uwitwa Sumani Ndikumana. Sumani yari yakaniye, Asumani yari yakaniye, yavuze ati uyu mwanya ndi kubona bampaye nshaka kuwubyaza umusaruro, ngakomeza nkagenda ndeba ko nakomeza kubanzamo cyangwa se nkaba nakomeza kwigarura icyizere cy'abareyo. Yari yakaniye cyane mu buryo budasanzwe nawe. Hanyuma baza guterana icyo bita amangumi, bafatanye mu mashingu, bombi ni abasore, baraterurana, ibintu bizamo akavuyo, abantu bakora akavuyo, induru ziravuga. Umusifuzi rero witwa Remy Victor nta mutuku yatanze, ariko amakarita y'umutuku y'imihondo arayabatanditse pe. Akayezu arayicyuye, Ndikumana Sumani arayijyana, Bayisenge Meri arayijyana muri izo nyine muri izo mvururu zabaye. So ubwo rero bije kuba birangira gutyo, match rero isoza ari igitego 1-1. Aricyo kiza gutoza uno mukino. Ubwo undi mukino ukurikiyeho tuzabona ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Ni igihe cyiza cyane cyo guhita batekereza kuri shampiyona. Bagiye kwerekeza mu karere ka Huye. Ikipe ya Rayon Sport iramanukana n'ikipe ya APR zerekeze mu karere ka Huye. Ikipe yitwa APR irabanza ikine na Mukura kuri stade Kamena. Ntago turajya kuri Huye noneho, turajya ngo kuri stade Kamena, ngo Huye bari kwivugurura. Kamena rero mwabantu mwe mu kabuga gafunganye, induru ni nyinshi, umuntu wahamenyereye harya gucanga akagucanga. APR rero irabanza ngo ihure na Mukura, banze barebane mu maso, hanyuma bukeye bwaho ku cyumweru Rayon Sport irebane mu maso n'Amagaju, ibintu turebe ko byakemuka. So ni match rero iyi ngiyi y'igikombe cy'amahoro dukwiye guhita turekera aho ngaho, kubera ko mutoza hari ingingo aravuze ati reka duhite dufokasinga kuri match dufite ku cyumweru. Birumvikana dufite ibintu byinshi byo gukosora, dufite ibintu byinshi byo kwirukankamo, cyane cyane hari nk'abakinnyi yamaze guhana kare. Nahoze mbibabwira ko abakinnyi barenga 9 yari yamaze kubakura muri squad, agaruramo abashyashya. Urumva nka Bedi Bigirimana yari yagarutse, urumva Yannick Bangala Litombo yari yagarutse ariko abanza ku ntebe. Urumva yari yakoze impinduka kuri 6 ya Rayon Sport hashyira Richard, aravuga ati Richard nkurikije uko ukina revo yo mu Rwanda kuri 6 turabarenze, nta wagukanga kuri 6 yinkinire, hanyuma Tambwe na Bedi bakujya imbere turebe ko ibintu bimera, kandi ntekereza ko bibyaye umusaruro. Yewe Richard aje no kubona igitego cyiza cyane kuri uno mukino. Hanyuma rero ubwo ni match iraza kuba isa nkaho yibagirwamo gatoya kugira ngo twerekeze ku Magaju, kuko burya buri mutoza wese arakubwira ngo match ikomeye, match iremereye niyo ugiye gukina ku kanya. Iyo warangije wikwiga uyitaho umwanya cyane ko irangiye Rayon Sport iri muri avantage zo kuvuga ngo byibura igitego 1-1 uri away, byibura ushobora kuzaza umukino ukurikiyeho ari wowe ufite avantage nini cyane, ushobora kurinda ntutsindwe,
noneho biremewe ko wanganya 0-0 ugatugera kuri finale kugeza kuba ari zino resulta zibaye gutya. So wowe nuko bimeze, nuko bihagaze, nuko birangiye kuri uyu mugoroba. Ubwo nanjye nshatse nabashimira cyane, nkababwira ati mukomeze kugira ibihe byiza cyane, hanyuma mukomeze kucungira hafi ikipe yanyu ya Rayon. Nabonye ariko Aziz Basa n'abakinnyi bamusabiye imbabazi. Abakinnyi ba Rayon rwose babwiye umutoza ati cinkoni zamba, ati twese tugiye gukora uko bishoboka. Ntago Aziz Basa nawe ufite amakosa wenyine, ngo hari bamwe mu bakinnyi nyine uvuga ati b'abakadire bavuga bati tugeze mu rubuga rw'amahina rukomeye, ntago turaza kuzana utuntu two kucanganya, tugomba kuba turi mu mwuka umwe. So hari ingingo rero abakinnyi bamusabye imbabazi, baravuga ngo reka twisubireho twese, gerageza ubabarire bamwe mu bo bafatiye ibihano turebe. Ariko hari ingingo nawe yari yarakaye, aravuga ati ikipe ya nyuma nka Rutsiro kuyitsinda byange, bibaho koko ibyo bintu birakunda. Byose rero ni byari bihari kuri uyu mugoroba. So reka mbashimire rero, mbabwire nti mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Ubwo andi makuru n'ubundi busesenguzi turabugarukamo ku munsi w'ejo. Tumanuke twibaza tuti gute none. Hano ni kuri Rayon ku mutima. Kanda like, kanda subscribe, hanyuma kanda na share usangiza abandi kabisa, ubabwira ati gute none bimeze bite.